abantu badasobanukiwe n'icyo bashaka. Ego. Ariko n'ubundi ntabwo ubuzima bwiza bushingiye ku bifatika. Oya. Mwese bushingiye ku bifatika burya? Oya. Ubuzima bwiza ntabwo bushingiye ku bifatika. Rero nkibaza utunze V8 nta mahoro. Umugisha uri hehe? Ntawo. Urugo rwiza bita rwiza sinzi icyo baba bise rwiza ariko ubwo ikisobanuro cy'urugo rwiza icyo ari cyo cyose ariko nta mahoro. Ubwo ni umugisha? Ntabwo ari umugisha. Urugo rwiza ahubwo ni urugo rurimo amahoro. Akazi keza nta mahoro. Uwo ni umugisha? Oya. Ntabwo ari umugisha. Imodoka nziza nta mahoro. Uwo ni umugisha? Oya. Aha. Urumva rero ko abantu bacurika ibintu aho. Barabicurika. Sibyo? Ibyo umuntu yakwishingikirizaho byose yibwira ko byamuha amahoro, ayo mahoro ntayashobora kugira mu gihe cyose yaba akiri umunyabyaha. Yaduhereye muri Kristo. Imigisha yose y'umwuka yo mwijuru. Imigisha noneho twarayihawe rero. Ese ntuzi ko muri myavuga ngo imigisha yo Mugakiza k'Imana kubw'ubuntu nayihawe mu gihe nihanye ibyaha imbere y'umukiza ye. Abakunzi bacu, inshuti zacu, twongeye kubasuhuza cyane n'abavandimwe. Yego. N'abavandimwe bacu turabasuhuje cyane aho muri hose. Ni byiza rwose gusuhuza n'abavandimwe kuko nabo bakurikira ibiganiro binyura kuri iyi channel. Yego. Aho muri hose rero abera b'Imana turabatashya. Yego. Ariko n'izindi nshuti zacu zose aho muri hose namwe turabasuhuje mu izina rya Yesu. Amen. Uyu ni wa mwanya twongeye kugaruka tubaganiriza ku ijambo ry'Imana, tubahumuriza, tubamenyesha urukundo Imana yakunze umuntu. Ngewe rero ubasuhuza ni Ndabavunye Jenny, umukiranutsi ku bwa Yesu. Mugira amahoro aho muri hose ndabasuhuje. N'umuvandimwe turi kumwe nawe yabasuhuza akanabibwira. Nawe ni karibu mu kiganiro. Murakoze cyane. Arakoze kumpa karibu. Nanjye nitwa Emile Nshimiyimana, nkaba ndi umukiranutsi imbere y'Imana mbikesha Yesu Kristo. Nkaba ndi n'umuvuga ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Nkaba nezezwa cyane no kuganira namwe iri jambo ry'ubutumwa bwiza. Biranezeza kubera ko nkunda kubona abantu banezerewe. Kandi nta kindi kintu cyatuma umuntu anezerwa keretse gukurwaho urubanza rw'ibyaha akaba mu isi azi neza ko nta kibazo afitanye n'Imana. Ku bakunzi b'ibiganiro byacu turamenyeranye, ariko nawe mushya ngo haye ikaze. Ngo haye ikaze mu kiganiro cyacu, ngo haye ikaze mu biganiro byacu, ngo haye ikaze kuri channel yacu. Ngusaba gukanda subscribe nimba uri mushya kugira ngo dukomeze tubane. Aha uzahakura ubuzima bwiza cyane. Abantu bashishikariza abantu baze babona ibitangaza, babona ibintu byiza, ariko mu biganiro byacu by'ubutumwa bwiza uzahakura ubuzima bwiza bw'umunezero bw'amahoro. Rwose turabishimiye, turabakunda, ariko turabashimiye namwe kubera ko namwe muradukunda cyane. Kuri social media, ku mbuga nkoranyambaga, ubundi abantu ntibashimishwa cyane no gukurikira ijambo ry'Imana. Bafite ibindi bintu bahakunda, bahamenyereye, ariko we wamenye ibanga ry'ibyiza ugakurikira ijambo ry'ubutumwa bwiza, nawe turagushimiye cyane. Nawe ntunoroshye kandi. Komeza rero udukurikire, komeza ubane natwe, ikindi mutwandikire.
batange comment batubaza ibyo bibaza atari no mu kiganiro gusa murebe n'ibyatambutse bindi mutubaze ibibazo mwaba mufite mu by'ukuri ku biganiro byacu kugira ngo tubasobanurire kugira ngo musobanukirwe kugira ngo mugubwe neza kugira ngo mwakire ibintu ariko musobanukiwe neza no mu rujijo abantu bave mu rujijo nibyo kuko abantu benshi bari mu rujijo ibintu byitwa iby'Imana birimo forode yego abantu barabapfunyikiye bapfunyikira forode birimo forode nyinshi yego birimo forode nyinshi ariko ni ukuri aha mwageze ni ahantu muzamenya urukuri kandi ukuri kukababatura nk'uko ijambo ry'Imana rivuga yego ibyo mwashakishije kuva kera ibyo mwayoboye kuva kera ibyo mwasomye mu byanditswe ntimubisobanukirwe ni igihe cyo kubisobanukirwa cyane nibyo ndetse reka mvuge n'iki ngiki reka tubahe uburenganzira ushobora no kutubaza n'ikindi kitari iki yego yego no kutubaza n'ikindi mu ijambo ry'Imana ukatubaza ariko se ibiriya byo biba bishatse kuvuga iki ariko bikaba byiza cyane utagiye kure y'ubutumwa bwiza utagiye kure y'icyaguhesha ijuru kuko niyo kiruta ibindi byose ariko n'ibindi byose tubasha kubigusobanurira ariko ishingiro rya byose ni icyo ngicyo kuko wamenye icyo nibwo wamenya n'ibindi byose nibwo wamenye n'ibindi mbese mwisanzure mutwandikire mutubaze natwe tuhari kugira ngo tubasubize cyane rwose yego rwose ikindi tugira groupe WhatsApp irahari ku muntu ushaka kujoininga group yego na twandikire 0784 42 57 yego niba uri hanze urashyiraho code plus 250 7 8 4 2 tugushyire ku rubuga rwacu rwa WhatsApp uruhuriweho n'abakiranutsi benshi ndetse n'abandi bantu bakiri kumva ubutumwa bwiza bakeneye gusobanukirwa batari basobanukirwa nawe tuguhaye ikaze no kuri Facebook dufite na Facebook page yego nayo yitwa Ijuruntirikorerwa TV n'ubundi naho wanyura kuri iyo Facebook page ukatwandikira tukaganira mbese uburyo bwakorohera bibaye group WhatsApp bibaye Facebook cyangwa YouTube channel hose rwose ni karibu turahari ku bwanyu TikTok Ijuruntirikorerwa TV jya no kuri Instagram horashyiramo Emile aho uransangamo urakurikira ibiganiro wisanzure widagadure mbese tubane muri byose wakira ijambo ry'Imana kandi ku buntu rwose n'udafite ifeza nawe naze anywa amazi y'ubugingo ku buntu uyu munsi turavuga ku kintu cyitwa imigisha muze mwakira imigisha y'Imana abantu rwabamagarira abantu kuza kwakira imigisha mukeneye Range Rover akira imigisha akira Range Rover mukeneye etaje ngo akira etaje ariko iyo ntabwo ari imigisha mukeneye ngo inzu muri Kigali ngo akira inzu muri Kigali mukeneye visa ngo akira umugisha ntabwo yariyo migisha nyakuri ijambo ry'Imana rivuga turagira ngo nabyo tukiganireho kugira ngo mu by'ukuri abantu basobanukirwe imigisha nyakuri Imana itanga kandi usoma amagambo make ari mu Befeso mu gice cya mbere urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso abera bo muri Efeso reka mpere ku murongo wa mbere ndageza ku murongo nk'uwa 4 byaba bihagije nubwo n'ibindi byose ari byiza ariko reka ngezaho umwanya bari muto ntituba dushaka kubatwara umwanya munini tukaba mufite akazi mufite gahunda nyinshi
ariko reka dusome bikeya. Pawulo wagizwe intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yabishatse, ndabandikiye mwebwe abera bari muri Efeso bizera Kristo Yesu. Abera bari muri Efeso bizera Kristo Yesu. Aha, birumvikana ko abantu Pawulo yandikiye n'abera. Abantu bafata izi nzandiko bagasoma ntibazisobanukirwe kuko atari bo zandikiwe. Ubundi umuntu utari uwera ntabwo urwandiko yarusoma ngo arusobanukirwe. Abera bari muri Efeso, ariko uyu munsi ubu ngubu n'abari mu Rwanda nabo baraza kugira icyo bamenya. Uwera aho yaba ari hose noneho yabasha gusobanukirwa ibivugwa n'ijambo ry'Imana. Ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo. Ubuntu bube kuri mwe, bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo. Ariko se ko Pawulo atangira avuga ngo ama etage abe kuri mwe? Kuko atangira avuga ngo ama etage abe kuri mwe. Nuko azi ko atari wo mugisha nyakuri. N'imyambaro ibe kuri mwe. N'urubyaro rube kuri mwe. N'urushako rube kuri mwe. Imodoka zibe kuri mwe. Gucuruza bigende, ngo gucuruza ngo bikagenda. Ngo gucuruza ngo bikagenda, ngo kurira indege. Ngo visa. Ngo imodoka. Oya, ubuntu n'amahoro bibe kuri mwe biva ku Mana no ku Mwami wacu Yesu Kristo. Ni ikintu gikomeye cyane. Kumbi ubundi hari abantu barwanya ubuntu bw'Imana. Nyamara urabona ko Pawulo nta kindi ari kwifuriza abantu ni ubuntu bw'Imana bube kuri mwe, ariko n'amahoro. Impamvu ni uko ubuntu buzana amahoro. Arabizi neza Pawulo. Arabizi kuko Bibiliya iravuga mu Baroma 5 guhera ku murongo wa mbere ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana, ariko tubikesha Umwami wacu Yesu Kristo, ngo we wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera. N'ubuntu umuntu ashikamamo kubwo kwizera, ngo tubone uko twiringira ibyiringiro bizima byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Sibyo? Urumva rero ubuntu ariko n'amahoro. Ubuntu bugendana n'amahoro. Ariko nanjye nkabaza ubundi mwinosi harya hejuru ni igihe kintu kiruta amahoro? Ntacyo. Nibyo abantu bose bakora ni amahoro baba babishakamo. Nibyo bitiranya n'imigisha burya bazi ngo bazasangamo amahoro. Hari igihe umuntu avuga ati ubwo amahoro mbuze nuko ntarabona inzu mu mujyi wa Kigali. Yayigira n'ubundi agasanga ya mahoro ntayabonye. Nta kiruta amahoro rero. Hari kiruta amahoro? Ntacyo. Iyo abantu bavuga ngo tugiye nizo zavizaga. Burya nuko abatekereza ngo mu Rwanda cyangwa muri Afurika ndi kuhaburira amahoro, ariko ninjya mu Burayi, ninjya muri Amerika nzabona amahoro. Ariko amahoro ntabonerwa ahantu runaka mu Burayi, ntabonerwa muri Amerika, ntabonerwa muri Aziya. Pawulo ari kuvuga ngo ubuntu ariko niki n'amahoro bituruka ku Mana. Amahoro aturuka ku Mana. Iyo twatangiye kwipfundura. Umuntu uri bukurikire neza ashobora kurarana umugisha. W'Imana noneho. Sibyo? Kandi burya ngo ikintu Imana itanze ngo ntabwo ijya yongeraho umuvumo. Imigisha Imana itanga ngo ntiyongeraho n'imibabaro. Mugani ibi bintu abantu bita imigisha ko byuzuyemo imiruho n'imibabaro, wari umugisha uvuye ku Mana. Reka. Nawe n'amahoro yavuze si amahoro umuntu yahishwa nuko ari mu gihugu runaka. Kuko ibyo ngibyo birahindagurika. Kandi tuzi ko mu Burayi hatajya haba intambara, ariko ubu ziravuze ubuhuha za Ukraine n'Uburusiya. Ubu niho ziri Israeli na Palestina, umuriro uri kwaka. Ndashaka kuvuga ngo ntago ibi bintu Pawulo ari kwifuriza abantu si ibitangwa n'isi, si ibyo mu isi. Ntago ari byo mu isi. Arega ikindi iby'amazu biraciriritse n'ibyo modoka biraciriritse. Ibyo ni ibintu bisanzwe umuntu akora, ibintu bikorwa n'abantu.
tibiciriritse se ni ibintu bisanzwe nyine byo mwisi. Abashinwa bazi gukora ibyo bintu ariko nabo amahoro barayabuze. Abarusiya ubwo nta mahoro bafite kandi bazi gukora ibyo bintu cyane. Urumva rero ko imigisha Imana itanga mu by'ukuri si ibyo ngibyo. Ibyo nyine Imana yarabitanze kubera ko ibya hano byo Imana burya iremye umuntu. Ibyo nibyo yanabanje. Ibyo yabanje mbere yuko umuntu imurema. Si byo se? Ibyo ni ibintu gusa umuntu atabona kubera kutizera. Ntabona ko bihari kubera kutizera. Ariko si uko bidahari. Birahari. Ibyo bintu byo mu isi ni ibintu bisanzwe biciriritse, ni ibintu bidasaba ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ni ibintu Imana yaremye mbere y'uko irema umuntu. By'ukuri rero imigisha Imana itanga nk'uko turi gusoma urwandiko Paul yandikiye Abefeso, biragaragara ko wehe imigisha ari kwifuriza abera ntabwo ari imigisha yo mu isi. Reka mvuge iki ngiki, ubuntu ni ikintu gikomeye. Ubuntu ni ikintu gikomeye cyane. Ubuntu abantu bapfobya, ubuntu abantu batesha agaciro, ubuntu abantu batanazi, ubuntu abantu batanasobanukiwe. Ahubwo niwo mugisha ukomeye, niwo mugisha. N'ibindi byose biza ariho bishamikiye. Siko bimeze? Nibyo ubuntu bw'Imana, ubuntu Imana yagize ibugiriye abantu muri Kristo, nibwo bushamikiyeho n'indi migisha yose. Nari mpamvu hano abanje ubuntu ariko akajya yavuga amahoro. Biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo. Ubwo buntu ariko bushorerana n'iki? N'amahoro. Twanasobanuraga uburyo nta kintu cy'agaciro wabona cyaruta amahoro. Sibyo? Amahoro niyo abantu bakeneye, niyo abantu babuze. Sibyo? Ariko mu by'ukuri hano biragaragara ko ayo mahoro noneho yabasha kuboneka bigakunda. Ariko buri kintu gituma abantu batagira amahoro n'iki? Ni ukuba nyine nta Mana bafite, kuko twabonye ko ubuntu n'amahoro ahantu bituruka ari hamwe honyine ni ku Mana. Ubwo rero ufite Imana n'amahoro arayafite, ariko udafite Imana nyine nta mahoro afite, kuko n'ubundi ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Nibyo ni ijambo riba muri Yesaya 57:21 ngo nta mahoro y'umunyabyaha, ngo ni ku Uwiteka avuga, ni Uwiteka ubivuga. Ubwo icyo umuntu yakora cyose, ibyo umuntu yakwishingikirizaho byose yibwira ko byamuha amahoro, ayo mahoro ntayashobora kugira mu gihe cyose yaba akiri umunyabyaha. Noneho nkibaza, utunze vewiti nta mahoro, umugisha uri hehe? Ntawo. Urugo rwiza bita rwiza, sinzi icyo baba bise rwiza, ariko ubwo ikisobanuro cy'urugo rwiza icyo ari cyo cyose ariko nta mahoro, ubwo ni umugisha? Ntabwo ari umugisha. Urugo rwiza ahubwo ni urugo rurimo amahoro. Akazi keza nta mahoro, uwo ni umugisha? Oya, ntabwo ari umugisha. Imodoka nziza nta mahoro, uwo ni umugisha? Oya. Aha. Urumva rero ko abantu bacurika ibintu aho. Barabicurika. Sibyo? Abantu bacurika ibintu. Hari naho Bibiliya ivuga ngo nta nubwo abantu bazi gusaba, ngo banasaba nabi. N'ikibazo abantu basaba ibintu ariko Imana yamaze no gutanga burya. Sibyo? Abantu basaba ibintu Imana yamaze gutanga, kuko Imana yo izi aho yashyize amahoro. Sibyo? Aho yashyize imigisha. Aho yashyize imigisha irahazi. Niho tugiye no kugera. Ku murongo wa 3 aravuga ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka
yo mu ijuru. Imigisha noneho twarayihawe rero. Ese ntuzi ko muri myavuga ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu nayihawe mu gihe nihanye ibyaha imbere y'umukiza ye. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye n'umuriro w'ijuru nsigaye ngendera mu mucyo ukuri Yesu mukiza niwe mucyo. Imigisha twarayihawe kubw'ubuntu narayihawe imigisha y'ubuntu. None se ubwo imigisha irasengerwa? Oya nta n'ubwo imigisha ikorerwa. Hari ukuntu umuntu avuga ngo ukorera umugisha. Imigisha ntabwo ikorerwa, ntabwo isengerwa, ntabwo ikorerwa, ahubwo kubw'ubuntu twarayihawe. Ahubwo kutamenya nicyo kibazo. Kutamenya nicyo kibazo bituma umuntu asaba ibyo yamaze guhabwa akaba atanabihabwa kuko abihawe kera yanze kugira ute kubyakira. Hano Pawulo arashimira Imana iyo yaduhereye muri Kristo imigisha yose yo mu buryo bw'umwuka ariko y'ahantu hehe ho mu ijuru. Si ibintu bya pirate bikorerwa mu Bushinwa. Ntabwo ariyo migisha Imana itanga. Imana yaduhaye imigisha y'ahantu ho mu ijuru, inayiduhera mu mukunzi wacu Yesu Kristo. Ni made in heaven. Ego. Ni from heaven. Uretse ko reka nongereho niki nuko ku rundi ruhande abantu badasobanukiwe n'icyo bashaka. Ego. Ariko n'ubundi ntabwo ubuzima bwiza bushingiye ku bifatika. Oya. Mwese bushingiye ku bifatika burya? Oya. Ubuzima bwiza ntabwo bushingiye ku bifatika. Ahubwo n'abafite ibifatika nubigenzuza ubushishozi uzasanga babishakisha ibidafatika. Siko bimeze? N'abafite ibifatika usanga babishakisha ibidafatika. Siko bimeze se? Ubwo ibifatika ni nko kuvuga amafaranga, amazu, amamodoka. Noneho umuntu akabishakisha ibidafatika, ari nko kuvuga gushaka umunezero, gushaka ibyishimo, gushaka amahoro, nubwo batabibona mu by'ukuri. Si byese? Urumva niyo mpamvu bavuze ngo ni imigisha y'uburyo bw'umwuka ituruka ahantu ho mu ijuru. Mwene magambo ibyo bintu byose abantu bashakisha n'ubundi si ntabyo ifite, ahubwo Imana ijya kubitangayo byaturutse he mu ijuru, bimanukana na Yesu abizanira abantu. Yesu niwe wabituzaniye imigisha ya original. Imigisha ya original ni Yesu wayituzaniye iturutse mu ijuru. Ntabwo iboneka he? Ntabwo iboneka mu isi. Ngo nk'uko yadutoranirije muri we isi itararemwa kugira ngo tubabera tutariho umugayo imbere yayo. Aho ni naho buhera. Ngo Imana yadutoranirije muri we isi itararemwa kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere y'Imana. Ubwo iyo wageze aho ngaho n'imigisha uba uri gukirigita imigisha. Iyo wamaze kuba umuntu wera utariho umugayo imbere y'Imana n'imigisha uba watangiye kuyikirigita. Kuko iyo wabaye uwera uba watandukanye n'ibyaha ngo tutariho umugayo imbere y'Imana. None se umuntu utariho umugayo nyine niba nta mahoro y'umunyabyaha, none se umuntu utari umugabo we bimeze gute? We ni umunyamahoro. Amahoro asendere. Umuntu umaze gutagatifuzwa arangwa n'amahoro, amahoro akomoka ku Mana nzima. Iyo neza iramura. Uwo muntu ni nawe ineza iranga, niwe urangwa n'ineza akanahumuriza bose. Ariko se watanga ihumure wowe utarifite? Oya. Niba arangwa n'ineza agahumuriza bose bivuze ko nawe afite
afite ihumure sibyo se ariko umuntu umaze kugira gute gutagatifuzwa ipfundo rya byose ni ugutagatifuza tujya tuvuga ngo turabatagatifu abantu ngo kandi umutagatifu niwe munyamugisha nyine umutagatifu wera umukiranutsi abo bose ni kimwe ariko abo nibo bantu bonyine bafite imigisha kandi gutagatifuzwa nyako ni ugutagatifurizwa muri Kristo amen ntabwo ari ugutagatifuzwa n'abantu yego ngo abantu bakugize umutagatifu ngo bamaze kwiga ngo ukuntu wabaye mu isi nta muntu wakugira umutagatifu none se ko tuvuga ngo byaturutse iriya ni ukuva mu ijuru umutagatifu ni ugutagatifurizwa muri Kristo Yesu niwe wamanukanye ubutagatifu aje kubuhereza abantu bari mu isi batashoboraga kuba abatagatifu araza akiranukira mu isi yambaye umubiri kugira ngo gukiranuka kiranutse azakutwambike yego atugire abatagatifu ariko tubazweho ubutagatifu bwande bwa Yesu tuboneke turi muri Kristo tudafite ubutagatifu buturutse mu byo twakoze cyane ko butanashoboka yego ahubwo dufite ubutagatifu buturutse kuri Yesu nk'impano we washoboye gukiranuka tukiri ku migisha Dawidi yabivuga muri Zaburi 32 ariko Pawulo yongera kubikotinga mu Baroma mu gice cya 4 ku murongo wa 6 kugeza kwa 8 ngo wahirwa umuntu wabariwe ibicumuro bye ibyaha bye bigatwikira ngo wahirwa umuntu witeka atabaraho ibicumuro uwo niwe munyama hirwe yego Dawidi yari umwami ariko ntiyavuze ngo wahirwa umuntu wabaye umwami wa Isirayeli ahubwo yaravuze ngo wahirwa umuntu uwiteka atabaraho icyaha uwo niwe munyamahirwe ko bajya bavuga se kamahirwe ngo yasekeye umuntu ngo yatomboye miliyoni ibyo ni ibintu bisanzwe umuntu yatombora miliyoni akaba umunyamahirwe miliyoni irashira ariko aya mahirwe yo ntashira bajya bavuga ngo mili fra mili problème utombora miliyoni ariko ukabona atombora ibibazo bihuye nyine na miliyoni amafaranga nyine icyo abereho ni ugukemura ibibazo ariko amahirwe yo kubabarirwa ibyaha Imana ukabana n'Imana nta cyaha ikubaraho ahubwo nyine ni amahirwe y'iteka ryose aguhesha amahoro aguhesha ya migisha twavugaga y'umwuka yo mu ijuru ntahahuriye n'ibyo ngibyo abantu bavuga yego reka mvuge ko iyi migisha tutanabasha kuyirondora hano tuvuze utuntu dukeya Pawulo yavuze amahoro ariko tuvuze ihumure kubera ko uwo muntu nanone ngo ahumuriza bose ariko abahumuriza kubera ko nawe afite ihumure sibyo ntabwo yaburana nanone no kubaho udatinya urupfu icyo kintu gitekereze ariko nakiraza gushamikira ku mahoro niba hari ikintu gihangayikishije abantu ni urupfu sibyo ni urupfu kwibaza ngo nimfa nzajya he yego kurutinya cyane umuntu yakumva akarwara karamufashe akagirana ibibazo n'abaganga ngo ntibari kumuvura neza kandi burya nta n'umuganga wavura uruhu oya ntabuba bakuvura bakaguha keya nyine nk'abaganga ariko umunsi wo gupfa wo uba uhari ariko si icyo kintu abantu baracyumva icyo kintu abantu baracyumva Pawulo avuga ngo kubwangiye kubaho ni Kristo ariko no gupfa ni inyungu reba umuntu wageze ku urwo rwego wageze ku rwego rwo kumva ko anapfuye none nta kibazo agiye aheza kurusha aho yarari none se umugisha wa rutuwo harya nuwe ntawe ubaho umugisha wo gutinyuka urupfu ahubwo ukumva gupfa ari inyungu urupfu rukaba inyungu ibyo ntabwo biba mu isi biva nyine ngo nungenze utyo mwami umwuka nuhera urupfu ruzanyinjiza aho batagipfa ngo niho nza kumenya nk'uko nzimukiza niratira imbere yawe ko tuzahorana urumva rero umuntu wumva ko akumbuye ahubwo kuziratira imbere
y'Imana urupfu rwamwinjije aho batagipfa. Urumva ko n'urupfu aho rujyana umuntu wakijijwe aho rujyana uwera ni heza. Uwera yapfuye urupfu rwa rumujyanye ahantu heza kurusha ahantu no batagipfa. Yego. Undi aravuga ngo ni 108 ngo nintumirwa ngiye gupfa ngo nzagira ihirwe. Ngiye arabanza avuga ngo nzagira ibyishimo bitavugwa ngo nzabona ihirwe ngiye mwijuru. Uzi umuhanuzi yavuze ngo ngo hano mbonyemo umugeni bose baratuvuga ngo kwakinara Yesu. undi mugisha uturuka ku kwizera Yesu nawe uturuka mu ijuru. Yego. Ni ukubaho ubonerewe n'ikintu cyose. Yego. Kuko ubundi umuntu utabanye amahoro n'Imana, umuntu utarakira ubu buntu twabonye ngo abuwera ku bwa Yesu, Yego. ikintu cyose ntago kimubonereye. Imvura iragwa, imvura ibaye nyinshi, izuba ryava, izuba naryo ribaye ryinshi. Yabona amafaranga akamubana ikibazo, yakena kikaba ikibazo. Yaba atarabyara akifuza abana, yababona mu gihe atarababona akaba arahangayitse, yababona nabwo bakamutera guhangayika. Kavuga ati ndashaka inzu, yayibona nayo agahita abona ntimubonereye. Ariko pe muri Yesu, kwizera Yesu bituma ibyo ufite birakunyura birakubonerera, ariko n'ibyo udafite nacyo ntago kiba ari ikibazo. Amen. Ariko urumva n'urupfu rurakubonerera nkuko turi kuvuga. Niba umuririmbyi avuga ngo natumirwa agiye gupfa azagira ibyishimo bitavugwa nkazabona ihirwe agiye mu ijuru. Umuntu wumva hiriwe n'urupfu sinzi niba hari icyabura noneho kumuhira, mbese aba afite ihirwe muri byo. Bamugana umuntu uvuga ati gupfa ni inyungu, ubwo ibintu byose biba byabaye inyungu. N'indwara nta kibazo. Iyo yahombye, iyo yacuruje agahomba aba yumva n'ubundi yungu. Ariko ikibigira byiza ni icyo kiruta ibindi yamaze kubona, yamaze gusingira. Mbese aba afite ikiruta ibindi bintu byose, ku buryo kimwibagiza ibyago byose akumva aruhuwe n'umwami Yesu. Iyi migisha ntabwo ni ukuvugaho, ntabwo irondoreka, ntitwayirondora. Ni imigisha itarondora. Ntabwo twayirondora, kandi ibiganiro byacu nakagaruka tuzakomeza kuyiganiraho cyane. Niba tuba tubwira abantu ati mukane subscribe, ntihagire ikibacika. Ntihagire ikibacika. Ubu turahari. Turahari rwose. Turahari, twandikire kugira tukire kuri groupe WhatsApp 0784 4257. Niba uri hanze shyiraho code +257 +250 karindwi 8 4 2 5 5. Yego. Ajya kuri Facebook page ijuruntirikorerwa TV, tubane dukurikire kugira ngo wunguke imigisha ibonerwa muri Kristo. Ureke bya bindi abandi bita imigisha, uve ku giti dore umuntu yabonetse. Bye bye naho butaha. Yego.